Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, abakunzi ba Heart to Heart, ni channel ya Ambassadors inyuraho ibyigisho ndetse n'ibindi byose bishobora kuyobora buri muntu wese kuzabona ubugingo buhoraho. So rero muri aka kanya muri kumwe nanjye Nziza Adam, ndi kumwe na mugenzi wanjye Nsengiyumva Seti. Twebwe tugiye gufatanya mu kwiga ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Turabarikira rero kugira ngo tubashe gusaba Umwuka Wera kugira ngo abane natwe, kandi tuzi neza ko muri ibi byigisho turi bwungukiremo byinshi kandi byiza. Imana ituyobore. Reka mbere ko dutangira, mugenzi wanjye abanze adusengere. Gasenga Imana. Data twese mu ijuru, twongeye gushima ko watinze tukaba tugihumeka, izina ryawe rihimbazwe. Amen. Turakwinginze ngo ubu butumwa wandikishije bujye buhinduye imitima ya benshi, ndetse natwe buhinduye imitima yacu, ko iyo turya byose tuzahabwa ubugingo uhoraho. Ngwino ubane natwe, Umwuka Wera wandikishije rino jambo arusheho kuridusobanurira. Twe nk'abana b'abantu ntabwo twayisobanukirwa, ahubwo ridusobanurira mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Tugiye gusubiramo icyigisho cya 8, turagisamarizinga, ariko icyiza nuko Umwuka Wera ari kumwe natwe, nuko tumusabye. Tuzi neza ko Imana iri bubane natwe, tuzi neza ko amasezerano y'Imana ko 2 cyangwa 3 bateranye biga ijambo ryayo, Imana izabana nabo. Rero niyo mpamvu twizeye ko Imana iri butuyobore. Tugiye kwiga icyigisho cya 8 kivuga ngo umucyo uturuka mu buturo bwera. Nk'uko twabibonye mu byigisho byatambutse, turimo kwiga icyigisho gifite intego ivuga ngo, cyangwa se umutwe uvuga ngo intambara ikomeye. Mbese intambara ikomeye yabihuriye n'umucyo uturuka mu buturo bwera. Rimwe umwigisha yatangiye kwigisha, aravuga ngo umuntu utazi icyigisho ngiye kwigisha nasohoke. Kandi ko kabaseriye cyane, aravuga ngo nasohoke, abakristo bose barataha, ubutaragaruka. Abivuze nabwo barataha. Nyuma yaho nibwo yaje noneho kuhitamo kubasobanurira icyo agiye kubigisha, ababwira ngo tugiye kwiga urukundo rw'Imana. Rwanga ibyigisho byose twiga bishingiye mu rukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rero nirwo rutuhereza kwiga ibyayo, kandi byose, yaba ari ubuhanuzi, yaba ari ubuturo bwera, yaba ari intambara ikomeye, byose ni urukundo rw'Imana. Byose bisoza tubonye yuko Imana ari urukundo, kandi koko nibyo. Rero ahangaha twumve yuko ubuturo bwera bwanditswe ku bw'urukundo, turaza kubibona kandi tubone naho bihera muri ino ntambara ikomeye. So umucyo uturuka mu buturo bwera, iyo turebye umucyo ubundi ni Kristo. Tuzi neza ko mu buturo bwera harimo ibice bitatu. Hari urugo, hari ahera, hari n'ahera cyane. Rero mu rugo ni inyuma aho tuvukira, wenda turaza kubireba. Noneho tukagira ahera, ariho umunyabyaha atangira noneho guhinduka umukristo. Tukagira n'ahera cyane. Ahera cyane rero noneho niho wa munyabyaha aba yavuye hanze, aba yamaze no kwiga ibyanditswe byera no gusobanurirwa Imana, noneho akajya kwiga n'amategeko ngenerwaho kugira ngo azagere ku mucyo ari we Yesu Kristo, abashe kuyinjira mu bwami bwo mu ijuru. Rero icyo kwibuka cyaratubwiraga ngo mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki: dufite umutambyi mukuru umeze atyo, yicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijuru, ukorera hera ho mu ihema ry'ukuri, iry'abantu batabambye, ahubwo ryabambwe n'Umwami Imana. Abaheburayo 8:1 kugeza ku wa 2. Ahangaha rero icyo tubona nuko, cyangwa se icyo twumvishemo, nuko ubuturo bwera ntabwo bwigeze bubaho ku bushake bw'abantu, ahubwo bwabayeho ku bushake bw'Imana. Turaza kureba se ni kubera iki ibi ngibi birahurira he n'icyigisho cy'intambara ikomeye turimo kwiga. Ese birahurira hehe n'umucyo uturuka? Uyu mucyo bavuze ni Kristo, turabizi. Iyo wajyaga ahera cyane, wasangaga hari izuba ryo gukiranuka. Izuba ryo gukiranuka ryabaga rirasiye kuri ya ntebe. Niyo mpamvu uvuga ngo nuko mbona uwicaye kuri ya ntebe ameze nkaho, bajya bakunda kubisobanura bavuga ngo arashininga, cyangwa se arerera cyane ku buryo bukomeye. Aha rero Kristo ni wo mucyo, twese turabizi. Rero uyu mucyo wari uri mu buturo bwera, nabo turaza kuwubona. Tuze kubona se ubuturo bwera bwahimbwe kuki? Bwahimbye ku bw'ubushake bw'Imana. Rero niyo mpamvu baratubwiye ngo nyuma yo gucika intege gukomeye kwabaye ku wa 22 Ukwakira mu 1844, turabizi neza ko iki gihe ari imyaka 2300 yarangiriye. Ariho William Miller
yibeshye yuko ari bwo ubuturo bwera buzezwa, ari bwo Kristo azagaruka, ahubwo yari yabaze nabi kubera ko nibwo ubuturo bwera bwagombaga kugenza gute kwezwa. Kristo ageze ahera cyane agiye kudusabira. Kwezwa rero k'ubuturo bwera bwo mu ijuru kwari ugusohora ko kwezwa kwari gusohora ko kwezwa k'ubuturo bwera bwo ku isi, kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza kwezwa kw'ingenzi. Soma aya magambo twabibonye mu Daniyeli 7:8 uburyo ubuturo bwera bwejejwe. Nk'icyo gihe mu cya 844 nibwo ubuturo bwera bwejejwe, aribwo Kristo yagiye kudusabira. Rero ibyo bice byombi Daniyeli 7:8 wenda baraza kwasoma abadukurikiye. Ibyo bice byose imiterere bigaragaza cyangwa byerekana imiterere nyakuri yo kwezwa k'ubuturo bwera, cyangwa urubanza kagenzuzi mu cyigisho cy'iki cyumweru tuzasobanukirwa umurimo Kristo adukorera, nk'uko twabonye yuko yagiye kudusabira mu cya 844 aribwo ubuturo bwera bwejejwe. Rero niyo mpamvu ahangaha tugiye kubireba. Ku ngingo yo kuwa mbere rero baratubwira ngo ubuturo bwera bwo mu ijuru. Twabibonye mu cyigisho cyo ku isabato nimugoroba. Batubwiye yuko ubuturo bwera bwabayeho kubw'ubushake bw'Imana, ntabwo bwabayeho kubw'ubushake bw'umuntu. None ubuturo bwera bwo mu ijuru bwaba buhuriye he? Ese kubera iki tubyiga? Ese ubuturo bwera bwo mu ijuru busobanura iki hagati yacu n'Imana? Ubuturo bwera bwo mu ijuru busobanura iki hagati yacu na Satani, cyangwa se hagati y'Imana na Satani, nk'uko turi kwiga icyigisho cyitwa intambara ikomeye. Tubibona mu kuva igice cya 25:8 aho Abisirayeli babwirwaga ngo mwubake ubuturo bwera nure hagati muri mwebwe. Dutekereze impamvu Imana yemeye gutura hagati muri twebwe. Mu yandi magambo, ubuturo bwera nitubwumve nk'aho ari igishushanyo gusa, ahubwo tubwumve nk'aho ari twebwe turi kubwirwa muri aka kanya. Rero Kristo mbere na mbere, nk'uko babanje kubitwereka kuva 25:8, Kristo mbere na mbere yabanje gushaka gutura mu Bisiraheli bo ubwabo, cyangwa se muri twebwe ubwacu ubu ngubu turi kubwirwa kuri uyu munsi wa none. Niyo mpamvu batubwira ngo nimufate imibiri yanyu ko mushatse, kuko muri insengero z'umwuka. Mu yandi magambo, Kristo mbere yuko ajya gutanga nk'uko tubibona mu kuva igice cya 25:40 tubona Abisirayeli babwirwa gukora cyangwa gushushanya igishushanyo cyangwa se ubuturo bwera nk'uko babwiwe. Mu yandi magambo, mbere na mbere ku murongo wa 8 yabanje gushaka gutura muri bo. Nyuma yo gutura muri bo, noneho batangire bubaka noneho ibijya inyuma. Mu yandi magambo, byashaka kurenguriza iki? Ntago wakubaka ikinyuma utabashije kubaka ikimbere. Mu yandi magambo, ntago wakora ikintu kitakurimo imbere. Ibyo bintu ntago biramba, twese turabizi. Nicyo ijambo ry'Imana ryashatse kuvuga. Ariko nanone tubibona mu Baheburayo igice cya 8 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6. Reka mugenzi wanjye yasome. Ndashaka nsomera titire noneho dusubize iki kibazo kivuga ngo ni buhe buryo ubuturo bwera bw'uburyo bubiri buvuga hanga. Mu yandi magambo, twabonye yuko hari ubuturo bwera nkatwe, noneho tubona n'ubuturo bwera bundi bugaragara inyuma. Mu yandi magambo, bishatse kuvuga ngo njyewe nawe nitwe Kristo ashaka kubanza guturamo. Nyuma yo gutura muri twebwe tukabasha gukora iby'inyuma. Ariko nyarangazwa n'abakristo benshi aho tubwirwa inshingano, ukumva umuntu abwiwe inshingano yo kujya gutunganya iby'inyuma nyamara n'iby'imbere. Mu by'ukuri byashaka kuvuga ko iyo umuntu yakemuye inyuma, niyo mpamvu Kristo yavuze ngo barafata urabona nk'imva ukayisiga ingwa y'umweru, ariko mo imbere ikirimo ni ikizira. Mu yandi magambo, ntago twege twakabaye turimo guhangana n'ibigaragara, imisatsi cyangwa se ibindi bintu cyangwa se ibyo twisiga inyuma, ahubwo twagahangayikishijwe na wa mwuka uri mu muntu, tukabasha kumusengera akabasha guhindurwa, bityo n'inyuma tukabasha kugenza gute kwakemura. Niyo mpamvu Kristo yabanje kubibwira Abisirayeli ngo mundemere ubuturo bwera nure hagati muri mwe. Nyuma yaho akabategeka noneho kubaka ubuturo bwera bugaragara. Rero ndagira ngo mugenzi wanjye nsomere Abaheburayo 8. Abaheburayo igice cya 8 titire avuga ngo iby'ubutambyi bukuru bwa Kristo ni iby'isezerano rishya. Yego, komeza. Rimwe ku murongo wa mbere. Mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki: dufite umutambyi mukuru umeze atyo wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijuru. Amen. Mu yandi magambo rero, bwa buturo bwera bwashushanyaga na Kristo burimo. Mu yandi magambo rero, ntabwo Kristo yari kubabwira ikintu atarimo.
rero niyo mpamvu mbere na mbere tugomba gusabira Imana n'ababigishwa babandi dusabira kugira ngo babashe kugira Kristo muri bo, kuko Kristo naramuka abaye umutambyi mukuru muri twebwe, nibidashoboka bizagenza gute? Bizashoboka. Na ya ntambara ikomeye turi kwiga ahangaha nk'iki gitabo tuzabasha kuyitsinda kandi tuyitsinde neza. Amen. Rero niyo mpamvu barakomeje batubwira ngo ubuturo bwera bwo mu butayu bwari igishushanyo cy'ubuturo bwera bwo mu ijuru. Imirimo rero yakorerwaga mu buturo bwera bwo ku isi yacureraga umugambi w'Imana w'agakiza. Amen. Niyo mpamvu natangiye babwira ngo tugiye kwiga urukundo rw'Imana, kubera ko ubuturo bwera bushushanya urukundo rw'Imana. Bwose nitubyiga turaza kubibona. Barakomeje baravuga ngo buri gitambo cyose cyatambwaga cyashushanyaga igitambo cya Yesu Kristo cyo ku musaraba w'i Karuvali. Amen. Binyuze mu gitambo cya Kristo dukurwaho gucirwaho iteka ry'icyaha. Imbabazi ni izacu iyo twemeye kwakira igitambo cyatambwe Yesu yatambye ku bwacu, kandi tukicuza ibyaha byacu, dukurwaho igishinja cy'icyaha. Urwambere rwa Yohana 1:9. Nubwo Yesu ari umwana w'Imana wadupfiriye gusa, ahubwo ni umutambyi wacu. Amen. Rero basoza bavuga ngo Abaheburayo 7:25 haragira hati abasha gukiza rwose abageragezwa Imana nawe, kuko ahoraho iteka ryose ngo abagenze gute? Abasabire. Mu yandi magambo rero, Imana ntago ireba njyewe umunyabyaha, ireba Kristo mu munyabyaha. Amen. Kubera ko Kristo abashije, Imana ibashije kurebana nawe, twebwe ntago twabaho, ahubwo Kristo areba njyewe, abanza kureba Yesu, nyuma yaho akandeba. Mu yandi magambo rero, ahangaha batubwiraga ko ubuturo bwera bwo mu ijuru Kristo ari yadusabira. Amen. Kristo ari yadusabira. Ikindi basoje batubwira ngo abasha gukiza rwose abageragezwa. Impamvu Kristo asabira abageragezwa niki? Nuko nawe batubwiye ngo abasha gukiza abageragezwa kuko ahora iteka ryose ngo abasabire, kandi ikindi nuko nawe yageragejwe nkatwe. Ariko Bibiliya avuga ngo nta cyaha we yigeze akora, nubwo yageragejwe muri byose. Imana rero ibane natwe, ibasha kudusobanurira ko ni twebwe mwuka ashaka guturamo mbere yuko ajya gutura hanze. Imana ibane natwe kandi irusheho kudusobanurira ikiruta byose, tumenye neza ko Kristo ari we mutwe, twebwe tukabitorera. Ikindi icyigisho cyo kuwa kabiri rero cyaratubwiraga ngahera cyane. None ko tumaze gusobanukirwa yuko turi ubuturo bwera, kandi Kristo ari ashaka ko gutura muri twebwe, kandi akaba umugenga wacu, kandi akatuyobora no mu makuba yose n'ibigeragezo tubasha kunyuramo muri iyi si. None tugeze ku ngingo itubwira ngo ahera cyane se byaba bihuriye n'icyigisho turimo kwiga cy'ubuturo bwera n'umucyo uturuka mu buturo bwera. Ahera cyane, ndagira ngo umuvandimwe nsomere mu Balewi igice cya 16 umurongo wa 21 twumve icyo batubwira. Abalewi igice cya 16 umurongo wa 21 haranditswe ngo Aroni arambika ibiganza bye byombi mu ruhanga rw'iyo hene nzima, yaturira hejuru yayo gukiranirwa kw'Abisiraheli kose n'ibicumuro byabo byose. Ibyaha bakoze byose abishyira mu ruhanga rw'iyo hene, ayihe umuntu witeguriye ibyo ngo ayijyane mu butayu. Amen. Ahangaha rero icyo bavugaga ahangaha ahera cyane, twaje kubona yuko tugira ibice bitatu. Tugira urugo, tugira ahera na hera cyane. Ahera cyane rero twabonye yuko umunyabyaha yahazaga igihe bangiraga gusobanurirwa byose, ariko noneho akajya ahera cyane, niho yaherutsaga. Ahera cyane rero niho umutambyi yajyaga. Iyo dusomye nanone komeza dusomere nanone kuri 29 umurongo wa kugeza 34. Abalewi igice cya 16 29 kugeza 34. Murongo wa 29 kugeza kuri 34. Ibibabere itegeko ridakuka. Mu kwezi kwa karindwi ku munsi wako wa 10 mujye mwibabaza imitima, nimukagire umurimo mu ukoraho, naho yaba kavukire cyangwa umunyamahanga usuhukiye muri mwe, kuko uwo munsi ariho muzajya muhongererwa kugira ngo muhumanurwe, nuko imbere y'Uwiteka muzaba muhumanutse ibyaha byanyu byose. Uwo munsi ujye ubabera isabato yo kuruhuka, mujye mwibabazaho imitima, iryo ni itegeko ridakuka. Kandi umutambyi uzasigwa akezwa
kuba umutambyi ngo azungure se ajye abahongerera yambaye iyo myambaro y'ibitare, imyambaro yejejwe, ahongerere ubuturo bwera n'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, kandi ahongereye n'abatambyi n'abantu b'iteraniro bose. Iryo ribabere itegeko ridakuka, ko ajya ahongerera Abisiraheli impongano y'ibyaha byabo byose rimwe uko umwaka utashye. Aroni agenza uko Uwiteka yategetse Mose. Amen. Ahera cyane niyo ngingo tugezeho. Rero ahangaha tubonye ko ahera cyane niho umutambyi yajyaga kugira ngo asabire cyangwa se ngo abe umuhuza w'Imana n'abantu. Twaje kubona yuko umutambyi mukuru ni Yesu Kristo, ariko nanone mbere yuko Yesu aza yabanje kugira icyo ashushanya mu bantu ndetse no kugira icyo abigisha. Aha rero bagaragaje yuko uyu Aroni yabwirwaga ko agomba kujya ahera cyane. Mu yandi magambo yabaga umuhuza w'Imana n'abantu, aribyo byacuriraga cyangwa se byashushanyaga Kristo uzaza akaba umuhuza w'Imana n'abantu. Mu yandi magambo rero bajyagayo rimwe. Niyo mpamvu mu mubare mu Baheburayo igice cya 9 titire kuva ku murongo wa 23 kugeza ku 28 titire avuga ngo igitambo cya Kristo cyabayeho rimwe gusa. Niyo mpamvu umutambyi yajyaga gusabira ababaga bacumuye, yabasabiraga rimwe mu mwaka mu kwa 7 ku itariki ya 10. Mu yandi magambo rero ibi ngibi byashushanyaga ko Imana idukunda kandi na nyuma y'icyaha Imana ibabarira. Rero yajyagayo rimwe. Bya byaha bakabishyira kuri kuri Azazeli noneho ikirukanyira mu butayu. Ibyo byashushanyaga iki? Byashushanyaga yuko nyuma y'uru rubanza cyangwa nyuma y'uru rugamba ibyaha byacu igihe cyose tubibabariwe bijya ku murezi wacu cyangwa umurezi wa bene data ari we Satani, bityo ari we murezi akabijyana. Mu yandi magambo rero igihe amaraso ya Yesu Kristo abashije gucungura bya byaha waregwaga Satani yakuregaga bijya kuri Satani ubwe, akazategereza igihe cy'urubanza igihe azaba kubona icyaha gikuweho. Niyo mpamvu bakomeje baratubwira ngo amaraso yegeraga mu buturo bwera mu gihe cy'imirimo yahakorerwaga buri munsi, ari byo bigaragaza kwandika kw'icyaha. Yeremiya 17:1 n'uburyo Imana ihangana n'icyaha. Ubu noneho ku munsi w'impongano ayo maraso yakurwaga ku buturo bwera agashyirwa ku mutwe wa Azazeli yashushanyaga Satani, kandi akagaragaza n'inshingano ze zo kwikorera ingaruka z'icyaha. Rero iyo hene yagombaga koherwa kure mu butayu, ari byo twavugaga. Rero basoje bavuga ngo tuzatsinda uru rubanza rukomeye kuko Yesu ari we uduhagarariye. Amen. Niyo mpamvu rero nawe yavuze ngo tugirwa bere binyuze mu gukiranuka kwe, tutigeze tugira uruhare tugiraho uruhare kubw'uko gukiranuka twahawe tubabaza imitima yacu ariko kuzibukwa icyaha. Ni ukuvuga ko tudashimishwa no gukora icyaha cyangwa se ngo dutange urwitwazo rwo kwimakaza icyaha. Ahangaha wakibaza se ko Abisiraheli bibabazaga byashakaga kwerekana iki? Ese gukira icyaha bishatse kuvuga ngo, ubwo ndi kukubaza cyangwa se n'abandi bose badukurikiye twibaze ngo se Abisiraheli bari barabwiwe kwibabaza kugira ngo umuntu ababarirwe nuko abasha kwibabaza cyangwa se yikwiyiriza ubusa? Aho nitwaba dushyize abantu mu rujijo. Ego buriya kwibabaza ntabwo ari cyo kigaragaza yuko wababariwe, kuko ushobora kwibabaza ntundi amaherezo ntubabarirwe. Ahubwo byari ukugira ngo duhereze agaciro cya gitambo cya Yesu Kristo wagombaga kuza mu isi agapfa kugira ngo duhereze n'ibyanditswe byera imbaraga zabyo. Ahangaha nahise nibuka igihe Dawidi yasabaga imbabazi, nibura kuba yariyambuye ibigunira akibabaza byagaragazaga ko atari afite ubushake mu gukora icyaha, ababajwe n'icyaha cye. Ibi rero bitubwire ko natwe ubwacu nubwo Kristo ashaka kuduturamo bishoboka ko twacumura. Niyo mpamvu habayeho igitambo cy'inshungu, niyo mpamvu twatangiye tuvuga ngo tugiye kwiga urukundo rwa Yesu. Rero aba bantu babwirwaga kwibabaza atari uko kwiyiriza bitanga cyangwa se kwibabaza bitanga agakiza, ahubwo byagaragazaga nibura ko wababajwe n'icyaha. Umuntu yababajwe n'icyaha
mu yandi magambo rero icyo dushaka kumvikana koko twumva ni iki ngiki, ni uko igihe cyose nibura wibabaje uba ugaragaje yuko ubabajwe n'icyaha, na ya Mana ukayiha impamvu yo kukubabarira. Rero dusaba Imana kugira ngo mu bihe nk'ibi ngibi bigoye turusheho gusobanukirwa umugambi wacu ku Mana. Twari turimo kwiga ingingo ivuga ngo ahera cyane, mu cyigisho kivuga ngo umucyo uturuka mu buturo bwera. Imana yibane natwe kandi ibashe kudusobanurira umugambi wayo kuri twebwe kugira ngo turusheho kubana nayo, ndetse kandi kurushaho gusobanukirwa urukundo rwayo binyuze mu maraso Yesu Kristo yatubambiye ku musaraba. Kumve yuko agakiza karafunguye kuri twebwe, icyo dusabwa ari kimwe, nuko twemera ibyaha byacu. Nuko Kristo yavuze no kwemera igitambo cye no kwemera ibyaha byacu. Yavuze ngo icyakora mwemera ibyaha byanyu, wemera ibyaha byawe, kubyemera noneho usabe n'Imana kugira ngo ibiguceho kandi ubicikeho. Ku by'igitambo cy'Imana nshobora kwera bigakunda. Imana ibane namwe kandi dukomeze gukurikirana n'ibindi byigisho. Reka ingingo yo kuwa gatatu mugenzi wanjye adufasha. Murakoze cyane. Tugiye gukomeza n'ingingo yo kuwa gatatu ivuga ngo igihe cy'urubanza kirasohoye. By'umwihariko tuvuye ku ngingo ivuga ahera cyane. Iyo umutambyi yasohokaga ahera cyane, icyabaga kikurikiyeho nuko hagombaga kubaho urubanza. Bagateranya Abisiraheli, bakareba babandi bose bakoze ibyaha bakanga kwihana, igihe cyabo cyabaga kirangiye. Bigaragaza neza yuko ubwo Yesu Kristo azaba avuye mu buturo bwera, urubanza rugomba kuzashingwa. Abantu bose bakoze ibyaha bagahanwa, bagahabwa ibihembo byabo, ndetse n'abakoze ibyiza nabo bakagenza bagashimwa, bagahabwa ingororano zabo. Igihe cy'urubanza rero kirasohoye. Ahangaha mu byahishuwe by'umwihariko batubwira ubutumwa bwa marayika wa mbere, ubutumwa bw'abamarayika batatu, ariko ubutumwa bwa marayika wa mbere baratubwira yuko dukwiye kuramya Imana kuko igihe cy'urubanza gisohoye. Turamye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Kuko ngo umwanzi Satani uyu munsi wa none ari kwibanda mu kuramya, ari gusenya ubuturo bwera mu bantu, bakaramya ibintu bidakwiriye. Niyo mpamvu rero ubutumwa bw'abamarayika batatu by'umwihariko ubutumwa bw'abamarayika wa mbere bubwira abantu bose yuko bakwiriye kuramya Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, nuko abantu bazaba baramya izitari Imana. Dusomye wenda ahangaha ngo urubanza ni ingingo y'ingenzi muri Bibiliya, kuko Imana izazana umurimo wose mu rubanza n'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi. Yesu yeretse abari bamuteze amatwi igihe kizaza cy'urubanza, ubwo ijambo ry'imfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Intumwa Pawulo yongeraho ati, Imana itangaza ibyari byarahishwe mu mwijima kandi igaragaza n'imigambi yo mu mitima. Intumwa y'umumarayika yabwiye Yohana iti, igihe cyo gucira abantu urubanza kirasohoye. By'umwihariko ano magambo ukiyumva nayo duteguriza, nayo twibutse yuko igihe cy'urubanza rw'Imana kigenze kirasohoye, kiri hafi kugera. Kandi ijambo ry'imfabusa uyu munsi wa none ubuzima tubayemo, twagakwiye kugira amagambo yubaka imitima y'abandi, tukirinda kuvuga amagambo y'imfabusa asenya imitima y'abandi. Kandi ayo magambo n'ubundi tugomba kuyashingira ku ijambo ry'Imana, tukabaho imibereho yejejwe. Reka udusomeye mu byahishuye 22 umurongo waho wa 10 ndetse no kugeza kwa 12. Yego, turebe ubwo Yesu azaba agarutse bizagenda bite, niriye iherezo rizagera ku bantu. Ni ayahe magambo yumvikana neza Yohana yabwiwe kuva 22 umurongo wawo wa 10 kugeza kwa 12. Kandi arambwira ati, amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo nuyazigame ngo yagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Ukiranurwa gumye kiranurwe, uwanduye umutima agumye yandure, umukiranutsi agumye kiranuke, uwera agumye yere yezwe. Yego, dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Amen. Urakoze cyane. Nukuvuga ngo ahangaha Yohana ari kwereka no magambo, marayika yamubujije yuko ayo magambo yayazigama cyangwa yayagumisha muri we. Ahubwo icyo marayika yashakaga cyari ukugira ngo ayo magambo yabwiwe ayasesekaze ndetse mu bandi bose, kuko igihe cy'urubanza cyari kigenze
cyahe gisohoye, kiregereje, cyenda kugera. Abantu bagomba kubwirirwa inkuru nziza rero yuko Yesu Kristo agiye kugaruka, kandi hazabaho urubanza, hakabaho kugororerwa. Rero kugira ngo Imana yashakaga yuko abantu bagenza ute bagororerwa. Igihe ano magambo umuyiteho ngo igihe umurimo w'igenzura uzaba urangiye, ubwo imanza z'abantu bo mu bihe byose bavuze ko ari abayoboke ba Kristo zizaba zimaze gusuzumwa no gufatirwa umwanzuro. Icyo gihe nibwo igihe cy'imbabazi kizaba kirangiye, kandi urugi rw'imbabazi ruzakingwa. Bityo iyi nteruro ngufi ngo abari biteguye binjira nawe mu bukwe maze urugi rurakingwa, itwereka ko ku murimo uheruka w'umukiza, ku gihe umurimo ukomeye ugendereye agakiza k'umuntu uzaba urangiye. Ni ukuvuga nk'uko tubona muri Matayo 25 umurongo wa mbere kugeza kwa 13, tubona abakobwa b'abapfapfa ndetse n'abanyabwenge. Umukwe ahageze, bamwe barinjirana, abandi bari bagiye mu birangaza, bari bagiye gushaka amavuta. Yesu ashaka kutwereka isano tujyana na Mwuka Wera muri make. Cyo nakongeraho soza ingingo, igihe cy'urubanza ntabwo tuzabazwa ibyo tutamenye. Niyo mpamvu Yohana yavuze ngo amagambo wiyagira ubwira. Niyo mpamvu rero ahangaha icyo tuzabazwa ni ya maraso twize ruguru, amaraso ya Yesu. Rero niyo mpamvu Imana idufashe kugira ngo ya maraso yatumeneye ku musaraba tubashe kwiha agaciro, kuko ari byo bizadufasha kugira ngo tubashe guhabwa ubugingo buhoraho. Imana tubashisha. Ego, ubwo ngubwo ntabwo dukwiriye gutinya urubanza, kuko hano banditse amagambo, ntabwo dukwiriye gutinya urubanza. Binyuze muri Kristo imbabazi ni izacu, dukurwaho igishinja ni ukwacu. Imbaraga zose zo kubaho dukorera ibyo Imana ishaka ni izacu, kandi intsinzi iheruka nayo ni yacu. Ni kuvuga ngo ni ijambo ry'ihumure ritubwira yuko tudakwiriye gutinya urubanza. Uyu munsi none iyo tuvuze ngo urubanza rugiye gusohora cyangwa Kristo agiye kuza, abantu bagira ubwoba ngo nibaye bitegura, ko dukwiriye guhora twiteguye, kuko imbabazi ni izacu, kandi no gutsinda urubanza ni ukwacu, ko ni Imana yatuyemeye. Ku ngingo yo kuwa gatatu, iyo kuwa kane iravuga ngo inkuru nziza yahera cyane. Kuko ngo ahera cyane ni inkuru nziza ku muntu wabanze guca mu rugo, agaca ku gicaniro, ku rutambiro, akarengaho akajya ku gikarabiro, akajya ahera cyane, akajya ku meza y'imitsima amurikiwe n'ibya bitereko 7 by'amatabaza, ndetse amasengesho yiwe akaba azamuka akagera ku Mana, asenga amasengesho yiwe akagera ku Mana. Ibi byashushanyaga cya igicaniro cy'imibavu. Ndetse ahera cyane noneho inkuru nziza yayo nuko ahera cyane ariho habaga intebe y'ihongerero. Buriya iriya ntebe y'ihongerero ni nk'intebe y'imbabazi Yesu Kristo uyu munsi wa none yicayeho, ahongerera ibyaha by'abari hehe. Nuko ngo ni inkuru nziza, kandi yuko ikindi inkuru nziza na amategeko y'Imana yabaga mu hariya isanduku y'isezerano. Isanduku y'isezerano yabaga hariya. Inkuru nziza nuko Imana yaduhaye n'ibihamya kugira ngo tuzabashe kugenza ute kugira mu bwami bwayo. Amategeko aratuyobora, atwereka ibyaha. Ahangaha wenda twihuseho gatoya mu byahishuwe igice cya 11 mu murongo wa 19, hadusomere turebe 11 umurongo wa 19. Ariko mu gihe cy'kwashaka ngo amaraso ya Yesu Kristo ategurize inzira kuri buri ntambwe. Ibi biduhesha ibyiringiro by'uko dushobora guhuzwa n'Imana igihe gusa Yesu tubabariye kandi akatwezaho ibyaha byacu. Imbabazi z'Imana ntizigira iherezo, ariko siko biri ku butabera bwayo, kandi ubutabera ntabwo bushobora kwemera igitambo cya Kristo nk'impongano y'ibyaha byacu, keretse Yesu abanje kutubabarira ibyaha byacu kandi akabihanaguraho burundu. Ni ukuvuga ngo imbabazi z'Imana cyangwa igitambo cya Kristo ntabwo gikuraho ubutabera bw'Imana. Umuntu wakoze ibibi agomba kugororerwa, umuntu wakoze ibyiza agagororerwa. Ntabwo rero Kristo ubwo azaba ahagurutse ku ntebe y'imbabazi, abanyabyaha bazaba bagenza ute baba bagifite kwihana, ntabwo bizashoboka. Bazabishaka babibure, kubera yuko batihanye, igihe kikaba cyarabarenganye. Dusomera aho ngaho Ibyeshuwe 11:19. Urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rurakingurwa, mu rusengero rwayo habonekamo isanduku y'isezerano ryayo, habaho imirabyo n'amajwi guhinda kw'inkuba n'igishyitsi n'urubura rwinshi. Ni ukuvuga ngo isanduku y'isezerano y'Imana yagenze ute irabonetse, urusengero rufungutse.
isanduku y'isezerano ni ukuvuga ngo n'ubundi mu rubanza hagomba kuba hariho amategeko y'Imana, ariko ibyo ngibyo twabonye yuko tudakwiriye gutinya urubanza kuko intsinzi ari iyacu. Rero inkuru nziza yahera cyane ahangaha bashakaga kutubwira ni uko Yesu Kristo yicaye ku ntebe y'ihongerero ahera cyane, akaba ari guhongerera ibyaha by'abanyabyaha. Uyu munsi wa none intsinzi ni iyacu, ubwo ntabwo dukwiriye gutinya urubanza, ariko mu gihe dukora neza, ariko mu gihe dukora nabi akenshi dutinya urubanza. Bakujyanye mu rubanza uzi ko iyo wakoze amakosa abantu bafite ibimenyetso naho ubwawe wagira ubwoba, ariko inkuru nziza y'urubanza ni uko abamwemeye bose azabaha ububasha bwo gutsinda urwo rubanza. Twihuse ku ngingo yo kuwa 5 ivuga ngo Yesu umuvugizi wacu mu rubanza. Amahirwe dufite burya atangaje. Yesu ni igitambo, akongera agahinduka iki? Umuvugizi wacu. Ni ukuvuga twebwe nta rubanza dufite, kandi dufite kunesha. Yesu nimba ari umutambyi akaba n'igitambo, afite uko ayobora ubwoko bwiwe, kandi nta handi twabikura ni mu ijambo ry'Imana kugira ngo tubimenye neza. Abantu benshi bajya babyibeshaho. Dusomeye mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 9 kugeza ku wa 14 urebe. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 9 kugeza ku wa 9 aravuga ngo ku wa 14. Ahera karavuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ashaka, akuraho ibyaha mbere, akuraho ibya mbere, gukomeza ibya kabiri. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubeshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Kandi umutambyi wese ahagarara iminsi yose akora iby'umurimo we, atamba kenshi ibitambo bidahinduka bitabasha iteka kugira ubwo bikuraho ibyaha. Ariko wa wundi amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha yicara iburyo bw'Imana, umeze kugeza kuri 14. Ahera ubwo arindira igihe abanzi be bazashyirirwa munsi y'ibirenge bye, kuko abezwa yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Amen. Tubona yuko mu Bisiraheli bakoraga ibyaha, akagitamba akababarirwa, nyuma yaho wenda bajya mu wundi mwaka nabwo akaba yakoye icyaha bigasabwa kuzana intama cyangwa igitambo akagitamba. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira yuko abana b'Imana Yesu Kristo yatanze igitambo kimwe cyagombaga kubaho by'iteka ryose abana b'Imana. Ariko hejuru babanza kuvuga ngo Yesu yabanje gukuraho ibya mbere kugira ngo hakomezwe ibya kabiri. Nuko ngo ya mirimo yose y'ubutambyi, ya maturo yazanwaga mu buturo bwera, ibyo byose yagombaga kubikora atari amaturo yanga dutura. Sebye hari amaturo bazanaga mu buturo bwera. Ibyo byose rero Yesu yabikuyeho kugira ngo gukiranuka kube ukwiteka ryose. Abanyabyaha basaze basabwa itungo ibiki byose, hagiye buba byabaremereraga, reba witungiye ikimasa, witungiye inuza, ugiye kugitamba birakubabaza nyine itungo ubuhombye. Ariko Yesu yatworohereje kugira ngo tubashe kugera hera cyane bivuye mu kwizera we gusa. Rero ahangaha rero Yesu umuvugizi wacu mu rubanza, aha batubwiye ngo amasengesho umukiza wacu asabira abantu mu buturo bwo mu ijuru ni ingenzi cyane ku nama y'agakiza, nk'uko urupfu rwe rwo ku musaraba rwari ruri. Inama y'agakiza iyo bayizanye, ubuturo bwera guhera mu rugo kugera hera cyane, ni inama y'agakiza. Buriya niho umuntu yagombaga gucungurirwa, guhera kuri Adamu kugeza ku gucungurwa wa nyuma. Bose bakagombye kuba bazi iki? Ubuturo bwera, kuko ubuturo bwera bumbiyemo inama y'agakiza. Rero umuntu uzi ubuturo bwera basobanukiwe n'inama y'agakiza. Rero dukwiriye kubwiga kandi tugabukurikiza. Ahangaha inama y'agakiza ni umugambi wuzuyeho gukemura ikibazo cy'intambara ikomeye no gukiza uyu mubumbe ububata bwa Satani. Imibereho ya Yesu yagaragaje urukundo rw'Imana watangiye tubwira ikunda isi iri mu kaga. Imibereho ya Yesu ni urukundo rw'Imana rukura umunyabyaha mu kaga kari muri iyi si yacu. Uyu munsi wa none natwe twakakwiye kwiga ijambo ry'Imana kandi tukigira ku mibereho ya Kristo
nibyo byazaduhesha ubugingo buhoraho. Twigaga ingingo ivuga ngo Yesu umuvugizi wacu mu rubanza, dusaba Uwiteka kugira ngo tubere umuvugizi. Nibyo nabasabira mu izina rya Yesu. Yego. Nyuma rero iyo kwiga tubonye yuko dufite umutambyi wacu Yesu Kristo, kandi tubona n'inama y'agakiza yabaye yashushanyaga yabaga iri mu buturo bwera. Mu yandi magambo rero icyo tubaje kubona nuko hazabaho n'urubanza hagati yo kwemera y'abemeye amaraso Yesu Kristo akababera igitambo n'abayanze. Rero mu yandi magambo dufite guhitamo kimwe, nk'uko byagenze muri Matayo 25 nk'uko bitubwiye. Bose bari bari mu isi, bari baryamye, bose bari basinziriye bahunikiye, ariko icyo barushije abandi nta mavuta bari bafite. Imana rero ibane natwe kandi twumvishe iby'icyo gitambo tubashe kucyemera, ko abacyanze tubonye yuko bazajya mu rubanza, kubera ko tuzi neza ko turwana intambara ikomeye. Impamvu Kristo yazanye yabayeho igitambo kandi aba ari nawe mutambyi. Imana rero ibashe kudusobanurira urukundo yatugiriye kandi tubashe kuruha agaciro ndetse n'ayo maraso, kuko batubwiye ngo igitambo cya Kristo cyangwa se amaraso yamennye ku musaraba agaragaza ububi bw'icyaha. None ko twirukanyira iby'ubuntu, ibidutwara amafaranga cyangwa se ibidutwara imbaraga, kwemera igitambo cya Kristo duhabwa ku buntu kikaba ikibazo. Imana ibitubashije kandi tubashe kuha igitambo cya Kristo imbaraga ndetse tucyemere kuko ari urubanza imbere yacu. Rero ibyindi byo kwiga no kuzirikana waratubwiye ngo kuba ubwoko bw'Imana kuba ubwoko bw'Imana bigaragazwa nk'uhagaze imbere y'Uwiteka bwambaye imyambaro iriho ibizinga, byari bikwiriye gutuma abantu bavuga ko babwiriza izina rye, bagira kwicisha bugufi kandi bakisuzuma mu mitima yabo. Abeza imitima yabo by'ukuri binyuze mu kumvira ukuri bicisha bugufi. Uko barushaho kureba imico ya Kristo itagira ikizinga, niko icyifuzo cyabo cyo gusa nawe kizarushaho kugira imbaraga. Kandi niko bazabona no kwera n'ubutungane ari bike muri bo ubwabo. Ariko iyo dusobanuriye n'umunyacyaha bwacu twishingikiriza kuri Kristo we gukiranuka kwacu, ukweza no gucungurwa kwacu, ntabwo tubasha kwiregura ku birego bya Satani turega. Kristo wenyine niwe utuburanira, abasha gucecekesha uturega ari we murezi wacu Satani, akoresheje ingingo zidashingiye ko bidukwiriye ahubwo zishingiye ko bimukwiriye we ubwe. Aya magambo rero tuyabona mu bihamya by'itorero muri 5. Ahangaha rero icyo dusoza turasaba Imana kugira ngo itubashishe, kugira ngo tubashe gusobanukirwa urukundo Kristo yadukunze. Niturebe ko Kristo atabasha kutwakira, ahubwo turebe amaraso yamennye ku bwacu. Nibura icyo ngicyo, icyo dusabwa no kwemera ibyaha byacu n'intege nke zacu, tubonye yuko Kristo atuburanira, atayobeye yuko turi abanyantege nke, ahubwo azi neza ko Imana ireba Yesu muri twebwe. Imana rero ibane natwe kandi irushaho kudusobanurira urukundo rwayo, kugira ngo ubwo Kristo azaza urubanza ntituzarutsindwe, ahubwo tuzabashe kumubona ubwo azaba agarutse. Ibyo mbasabira nanjye ndisabira mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge. Turagushimiye Data mwiza ko wabanye natwe, uhimbazwe. Amen. Turagushimiye kuri Imana kandi Data mwiza uba ufite umugambi mwiza kuri twe, wabwa icyubahiro. Amen. Turagushimiye urukundo wabanye natwe ukitanga ku musaraba. Turakwinze kugira ngo ayo maraso wamennye aze atuburikire kandi kiruta byose Data mwiza ubwo uzaba ugarutse ntituzamware, ahubwo Data mwiza tuzagusanganiza. Amen. Uzubane natwe muri aka kanya, uduhe guha agaciro igitambo cyawe kandi kiruta byose Data mwiza ubwo ugiye kugaruka tuzishimire gusanganira kandi tuzerekane benshi twagaruye kuri wowe. Rero ukomeze uzubane natwe, uduhe kuba buturo bwiza kandi bwira bushimwa nawe, kugira ngo Data mwiza naho tubwubaka, kugira ngo tuzaye tubateranira bijye bigaragaza Yesu uri muri twebwe kandi benshi babashe gukizwa nabyo. Kandi dusengeye Data mwiza ni cano ivugirwaho ubutumwa, kugira ngo Data mwiza izajye ikora neza kandi Mwuka wawe wera azajye ayuzura, kugira ngo yuzure Data mwiza yaba ari abareba ndetse n'abatunganya ibi byigisho, kugira ngo Mwuka wawe wera tuyobore muri byose mu izina rya Yesu. Amen.
Mukanguke